ibihe byiza reka nongere mbasuhuze mbahe ikaze mwebwe mwese tubana hano kuri Ibakwe Media TV mu makuru n'ibiganiro bijye bitandukanye tudahwema kugenda tubagezaho ni kubivugwa ibitangazwa ndetse n'ibikorwa ku mutekano politiki na diplomasi mu karere ka Afrika y'ibyaga bigari turebera hamwe akantu ku kandi. Kinshasa na M23 igihe ntarengwa cyo kugurana za mfungwa zari zemeranyijweho cyarenze nta gikozwe. Hakurikiyeho iki? Reka tubikomozeho. Hanyuma Kinshasa inteko yemeje amasezerano na Repubulika Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Turaje tubigarukeho muri aya makuru. Hanyuma ndabwira amakuru yo guturuka Kinshasa habaye ihohoterwa rikomeye cyane ryakorewe abayobozi bo mu kigo gikomeye yakomeje gukaza umuka muri uyu mujyi wa Kinshasa. Turaje tubikomozeho. Imasisi haraturuka inkuru mbi cyane, abazalendo bakomeje gukora ibikorwa by'ugizi bwa nabi aho bari gutungurana mu bice bigenzurwa na M23 bakica abaturage. Turaje tubikomozeho muri amakuru. Gatanu ku kandi rero turebere hamwe mu buryo bw'usesenguzi icyari amasezerano atari gushyirwa mu bikorwa avuze. Hanyuma n'igikurikiyeho biravugwa ko intambara ari bwigiye gutangira cyangwa se kwanzika bitewe n'ibimenyetso simusiga bikomeje kwigaragaza hariya ku mirongo y'urugamba. Turabikomozaho. Kinshasa bari kwitegura intambara ndetse mu by'ukuri na M23 iri kwitegura urugamba rukomeye. Turanyarukira mu bice bya Lubero turebera hamwe amakuru ari guturukayo. Turagaruka muri turi igitero cy'abitwaje intwaro cyagabwe mu gitondo cyo kuri uyu munsi kwa kabiri tariki 28 Mata mu gace ka Pimbo. Ndaje mbabwire ibyacyo tubikomozeho gatanu ku kandi. Yes, gatanu ku kandi rero nongeye kuba ikaze. Reka mbibutse ko binoroshye cyane gukomeza kubana natwe hano kuri Ibakwe Media TV. Ni subscribe cyangwa sabone ubundi bindi inshuti bavandimwe nta kindi musabwa uretse kubiduharira. Mnyemerere duhere ku bijyanye n'amasezerano. Ku munsi w'ejo hashize byari tariki 27 Mata 2026 yari tariki nakwitanyira ntarengwa yubahirizwa ry'amasezerano. Byumvikane ko rero amasezerano agombaga gushyirwa mu bikorwa kuri iyo tariki no guhererekanya imfungwa hagati y'impande zombi. M23 yemeraga cyangwa se yagombaga guhabwa imfungwa 311 izihabwa n'abo ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa. Hanyuma ndetse M23 negatanga abagera ku 166 mu biganiro byaberaga hariya i Montreux mu Suisse. Ubwo imyanzuro yafatwaga cyangwa se amasezerano yaganirwagaho, M23 yasabaga ko iryo hererekanya ry'imfungwa ryabera hariya Kisoro muri Uganda, ariko guverinoma Kinshasa ikavuga iti natwe aho turi safe cyangwa se aho tubona ko byakunda byakorerwa neza mu by'ukuri nuko byakorerwa mu bice bya Beni. Beni iragenzurwa n'igisirikare cya Kongo ndetse hari n'amatwari ya guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru ku ruhande rwa Kinshasa ariwe General Somo Kakule Evariste, guverineri wa Kivu ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa. Iminsi yari 10 twari dutegereje ko aya masezerano yubahirizwa dore ko yasinywe tariki 17 Mata 2026 hagati y'impande zombi. Igihe nkirandarengwa rero cyari cyatanzwe cyari ku munsi w'ejo twabigarutseho, ariko cyarenze nta kirakorwa. Nubwo Amerika, Qatar n'umuryango wa Afrika yunze ubumwe ndetse na Togo babigize uruhare mu gusinywa kw'aya masezerano, mu by'ukuri nabo ntibaragira icyo bavuga kuko aya masezerano atari gukorwaho. Aka kanya uribaza utese ibi bivuze iki cyangwa se bisobanuye iki? Niki gitumye Kinshasa nta kikora? Niki gitumye M23 nayo irenza ingohe iby'aya masezerano ntigira ikikora? Reka turebera hamwe byinshi bikomeye cyane muri ingingo, by'umwihariko twibanda ku busesenguzi. Ndabona benshi babihuriza ku kuba ngo Kinshasa yanza agasuzuguro cyangwa se ukutizerana hagati y'impande zishyamiranye, akaba ari imwe mu mpamvu nyamukuru ziri kugaragazwa ku mpapuro mu by'ukuri nk'impamvu yatumye ibyo byose aya masezerano adashyirwa mu bikorwa. Nk'ubwo ngubwo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, aya ni amasezerano y'ingenzi bivugwa ko yagombaga kubashyirwa mu bikorwa ndetse bigatangira guteza intambwe mu by'ukuri impande zombi zigana
mu by'ukuri ku masezerano y'amahoro. Birumvikana cyane. Ni ukuvuga ngo ku bijyanye n'aya masezerano rero kwihutisha kunoza aka kanya ikiri kuvugwa cyangwa se kwihutira gushyira mu bikorwa ibikubiye muri aya masezerano, Kinshasa yaretse, M23 irareka, bose barabyihorera, iminsi irinda yihirika, nta ruhande na rumwe rushyize mu bikorwa mu by'ukuri ibyo rusabwa. Izo mfungo M23 isabwa gutanga nta nimwe yatanze. Guverinoma Kinshasa nayo nta numwe yatanze. Ubwo rero abenshi baravuga bati biraterwa no kubura icyizere, buri ruhande ntabwo rwizeye urundi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, nta ruhande na rumwe muri izi ngizi zishyamiranye cyangwa se zihurira mu biganiro rwigeze rwizera urundi. M23 ikavuga iti tubikoze mbere twakwizera dute ko Kinshasa yo ibikora. Kinshasa nayo ntitangwe ikavuga iti tubikoze mbere twakwizera gute ko ziriya nyeshyamba zibikora. Kubura icyizere hagati y'impande zombi niyo ngingo iri guhurizwaho na benshi, kuko iyo urebye amateka ya Kinshasa na AFC M23 usanga nta cyizere gihamye kiri hagati yabo, buri ruhande rutinya ko rurekura imfungwa cyangwa se rurekura imfungwa urundi rutaza kubikora cyangwa se ruzuyaza kubikora, hanyuma cyangwa se ko imfungwa zarekuwe zishobora kongera gusubira ku rugamba. Byumvikane neza, zimwe mu mfungwa zarekuwe buri ruhande ruvuga ruti tuzitanze birashoboka ko zagaruka ku rugamba, nka M23 bifite ikavuga iti tubahaye Kinshasa bagaruka kudutera kandi bamaze kumenya byinshi kuri twa. Hanyuma ariko Kinshasa nayo ikavuga iti tubahaye ababo rwose birashoboka ko bagarurwa ku rugamba. Iki ni kimwe mu biri kugarukwaho cyane n'abasesenguzi. Ibi rero ngo bigatuma buri ruhande rushaka kubanza kureba icyo urundi rukora, icyo bita gucunganwa ku jisho mu by'ukuri cyangwa se agasigane, reka tubyite gutyo, sinzi niba aribwo byumvikana neza, ariko gucunganwa ku jisho nyirizina ni imwe mu mpamvu ziri kudefanda iyi ngingo yo kubura icyizere hagati y'impande zombi. Ikindi cya kabiri cyangwa se indi ngingo ya kabiri abasesenguzi bari guhurizaho, baravuga ko ngo iyi ni politiki yo gukinira ku gihe kizwi nka strategic delay mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ni ukuvuga ngo hakabaho gutindaho ariko nabyo biri strategique cyangwa se bifite strategy, kuko ahangaha ngo rimwe na rimwe amasezerano ashobora kudashyirwa mu bikorwa ku bushake, buri ruhande nta mbogamizi rwagize, nta n'impamvu nyirizina rwatanga ngo runayidefande, ariko ntirushyire mu bikorwa ibyo rusaba. Ubwo rero iyi mpamvu ya strategic delay irashimangirwa cyangwa se abayidefanda bavuga bati ni amasezerano birashoboka ko buri ruhande rwayasinye rushobora kutayashyira mu bikorwa ariko rukabikora ku bushake, nta mpamvu, nta rwitwazo, nta n'ikindi kibyihishe inyuma uretse kubikora ku bushake gusa, kugira ngo babanze barebe uko ibintu bihagaze ku rugamba. No kuvuga ngo niba basinye amasezerano yo guhererekanya imfungwa, basinye amasezerano y'agahenge, guhana agahenge, kutakomeza kugabanaho ibitero, ariko ibitero ntibucya cyangwa ngo bwire tutababwiye ko muri Kivu y'Amajyepfo mu bice bya Minembwe drone kamikaze, drone CH-4 n'izindi, hari n'ubundi bwoko bwaje ziragaba ibitero hasi ku butaka, Imasisi, Mitimingi, mu bice bitandukanye bya Masisi hose tukumva ngo ibisasu cyangwa se ibitero bikomeje kugabwa. No kuvuga ngo kudahana agahenge nabyo mu gihe nabyo byemeranyijwe cyangwa se n'andi masezerano yasinywe mu gihe bigaragara ko adashyirwa mu bikorwa, bigatuma n'andi byashobokaga bidakorwa. Aka kanya bikavugwa neza ko iyi nayo ni imwe mu ngingo zirebwaho cyane. Ubwo rero bikavuga ko ngo rimwe na rimwe nyine amasezerano ashobora kudashyirwa mu bikorwa ku bushake, kugira ngo babanze barebe uko ibintu bihagaze ku mirongo y'urugamba aho bashyamiraniye, cyangwa se kugira ngo bagire icyo bungukiramo cyangwa se bungukira mu gushyira mu bikorwa ayo masezerano. Nitubikora turunguka iki mu gushyigikira cyangwa se ubwo ari mu mishyikirano nyirizina mu buryo bugiye butandukanye. Ibi rero ngo ni uburyo bwo gukoresha neza amasezerano nk'igikoresho cya politiki aho kuba igisubizo nyacyo. Bivuze neza ko birashoboka ko mu by'ukuri buri ruhande gucunga urundi icyo rukora, ngo urundi rwa ngo habuze icyo nakwita anticipation cyangwa se guhuriza ku gihe, bakanzura umunsi ndetse hakabaho imbogamizi yaho ibyo bikorerwa, guhererekanya imfungwa bikorerwa, bigatuma buri ruhande ruvuga ruti n'ubundi
nta tuzi donc bya bindi umunyarwanda avuga ngo n'ubundi nta tuzi yamvomeraga, bigasa nkaho nta kigeze kiganirwa. Indi ngingo ya gatatu bari kuvuga yatuma cyangwa se iri muzatumye ibi byasinywe bidakorwa, cyangwa se iyi gahunda yo guhererekanya imfungwa idakorwa, ibibazo by'imbere mu nzego z'ubuyobozi nabyo biri gutangazwa, kuko ku ruhande rwa leta Kinshasa cyangwa se AFC M23 birumvikana ntabwo habura mu by'ukuri ibitagenda neza mu buyobozi, ariko noneho ngo hashobora kubamo no kudahuza hagati y'abafata ibyemezo kugira ngo mu by'ukuri ishyirwa mu bikorwa ry'ayo masezerano cyangwa se hatabaho kidobya mu ishyirwa mu bikorwa ry'ayo masezerano. Kuvuga ngo imbere mu buyobozi, imbere muri M23 AFC cyangwa se imbere muri Kinshasa, babandi bicara bagafata ibyemezo bati noneho reka tubikore, igihe kirageze ngo tubikore, twirinda ingaruka izi nizi, dukumira ingaruka izi nizi, ntibicare ngo babiganireho, cyangwa se bakicara baganira bagasanga si ngombwa kubishyira mu bikorwa. Byumvikane cyane rero, ni ukuvuga ngo ikindi kiri kuganirwa ariko noneho bikunze kubaho cyane mu mitwe yitwaje intwaro itari centralized neza. Noneho ikindi abasesenguzi bari guhurizaho ni uruhare bise ruto cyangwa se rudasobanutse rw'abahuza, kuko abahuza muri iki kibazo ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni Katari, ni Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe ndetse na Togo. Ubwo aya masezerano yasinywaga, ubwo ibiganiro byaberaga hariya mu Busuwisi iminsi 5 yikurikiranya, ingingo zumvikanwagaho, ibyaganirwagaho muri rusange, abahuza bari bahari, Amerika yari hagarariwe, Katari hagarariwe, Afurika Yunze Ubumwe yari hagarariwe, MONUSCO yari hagarariwe, ndetse na Togo yari hagarariwe. Ariko aka kanya ikibazo kikaba ari uko ngo nta buryo bukomeye bwo gushyira igitutu ku mpande zombi, cyangwa se nta bihano bihari iyo amasezerano atubahirijwe. Aka kanya rero biruhande rushobora kuvuga ruti ese ubundi ni ubwa kangahe biriya biganiro byabereye mu Busuwisi byari bibaye ku nshuro ya kenshi, ariko se mbere gato ibyaberaga i Doha byo ibyanzurwaga cyangwa se byaganirwaga i Doha hakanzurwa, ni iki cyashyizwe ni ryari byashyizwe mu bikorwa? Ese nyuma yo kudashyira mu bikorwa ibikuye muri aya masezerano, ni uruhe ruhande rwigeze ruhabwa ibihano? Apart yo kuba wenda mu biganiro bya Washington hagati y'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo hirengagijwe uruhare rwa Repubulika Demokarasi ya Kongo muri iyi ntambara mu gukomeza gushyigikira umutwe wa FDLR basabwa gusenya, hahanwa u Rwanda ngo rukomeje gushyigikira umutwe wa M23 no kutubahiriza gahenge mu bice bitandukanye by'Uburasirazuba bwa Kongo. Twabigarutseho birangira hanafatiwe ibihano abayobozi mu ngabo z'u Rwanda barimo General Mubaraka Muganga, General Rukika Rusisi n'abandi batandukanye, ndetse na RDF nk'urwego nyirizina. Ariko ku ruhande rwa Doha, mu biganiro bya Doha ntabwo ndabona umunsi n'umwe Katari yandika itangazo cyangwa se ivuga iti kuki muri kurenga ku masezerano mwasinye, byatewe n'iki? Ntabwo Katari ijya yicara ngo ivuga iti, cyangwa se n'abo bahuza baba batumiwe, mu by'ukuri ntabwo turabona hari soka itangazo ribaza cyangwa se ritangaza ko ryamenye neza ko, cyangwa se ryakoze igenzura risanga hari abari muri aya masezerano, cyangwa se hari uruhande rurebwa n'aya masezerano rutari kuyashyira mu bikorwa. Ubwo rero ni nayo mpamvu abasesenguzi bari guhuriza kuri iyi ngingo ivuga ko nk'ubwo abahuza Katari, Amerika, Togo, AU bose uko bakabaye nta n'umwe ushyira igitutu ku ruhande rutubahirije ibikuye muri aya masezerano, nta n'ibihano bihari bihabwa uruhande rutubahirije aya masezerano. Ubwo rero bigatuma n'ubundi abarebwa nayo birengagiza nkana kuyashyira mu bikorwa, bakikomereza ibyabo. Ahangaha rero ni kimwe nacyo mu biri kugenda bigarukwaho n'abatari bake. Hanyuma ikindi kiri kuvugwa ni inyungu ziri inyuma y'intambara. Iyi ntambara mu Burasirazuba bwa Kongo tubabwira ko ni intambara ifite imizi birumvikana, ariko ikaba ifite n'inyungu kandi hagati ku mpande zombi. Tshisekedi ukomeje kuyenyegeza
n'abayoboye bavuga ko ayigira urwitwazo ndetse ayigira nk'agakingirizo gakingira intege nke za guverinoma ayoboye, ndetse bikavugwa neza ko ashaka kuyifashisha nk'iturufu izamutinza ku butegetsi. Ni ukuvuga ngo rero iyi ngingo ya 5 y'abahuza nayo bahurizaho inyungu ziri inyuma y'iyi ntambara, kuko hari ibintu bikomeye bituma impande zitandukanye zirebwa n'amasezerano zitihutira kuyashyira mu bikorwa. Hakaba n'impamvu zitari imwe cyangwa ebyiri kandi zitanga n'ururo ziri mu bituma izi mpande zombi zitihutira amahoro. Bivuze ko impamvu ituma nyine bumva bashaka guhora barwana. Uyu mutungo kamere, aya mabuye, izi koruta, izi tin, aya mabuye y'agaciro nyirizina muri rusange aza ku isonga. Sesenguzi barabihurizaho bata aya mabuye y'agaciro aza ku isonga nk'impamvu nyamukuru ituma impande zombi zitihutira gushyira mu bikorwa amasezerano abaganisha ku mahoro. Ni ukuvuga ngo bigakongeza guharanira cyangwa se gukomeza barwana kugira ngo buri ruhande rugenzure agace cyangwa se ibice by'ingenzi birimo ubwo butunzi cyangwa se uwo mutungo kamere, hakabamo inyungu za gisirikare cyangwa se za politiki. Ibi rero ngo bituma amasezerano aba ndabivuga gute, amasezerano bituma aba nk'ikiruhuko, reka mbivuge gutyo, ariko se ibyo mbyite gutyo ndaba mbinogeje neza kuko ntabwo bucya tutumvise imirwano, tutumvise ibitero, tutumvise ibikorwa by'ubizi bwa nabi. Kinshasa yasinye ntabwo tuzongera kwica abaturage, ntabwo tuzongera kubarasaho, ntabwo tuzongera kwica amatungo yabo, ariko bugacya aribwo babikora wagira ngo noneho nibyo bavuye gusinyira ko bagomba gukomeza. Ubwo rero izo zose ni impamvu ziri kugenda zitangazwa. Ibi rero bituma amasezerano nyine n'ubundi igirengagizwa cyangwa se akaba ikiruhuko cy'igihe gito aho kuba amahoro arambye. Ni ukuvuga ngo igihe tuzumva ngo muri Kongo, mu burasirazuba bwa Kongo nta mirwano, biragoye ko wakwizera ko hashira ukwezi mu by'ukuri batarasanye. Hanyuma ikindi kiri kuganirwaho cyangwa se kiri kugarukwaho n'abasesenguzi, ikibazo baragira ngo namwe mumbwire, ese buri ngingo yose turajyana neza? Mutange ibitekerezo. Ikibazo cyo kumenya neza imfungwa, icyo nakwita ikibazo cyo kugenzura neza, kuverifya ngo barebe ese imfungwa zihari ni izihe, ese ni izanyazo. Kuko kugurana imfungwa hagati y'impande zishyamiranye nkeka ko ntago ari ibintu byoroshye, kuko izo mfungwa hari impamvu ziba zipfunzwe, hari ibyaha ziba zishinjwa. Aba M23 bafunzwe na guverinoma Kinshasa, nkeka ko ntago mwigeze mwumva imanza zabo. Mwumvise ngo barafunze, mwumva imibare ngo ni banga, ariko ntimwigeze mwumva ibijyanye n'imanza zabo. Babo barafashwe, barafungwa, barakatirwa, bashinjwa ibyaha bigiye bitandukanye. Ariko noneho kumenya neza noneho izo mfungwa nyirizina, kuko kugurana imfungwa ni ibintu bitoroshye. Kugenzura umubare noneho bikaba ibindi nko kugenzura umubare wa nyawo w'izo mfungwa. Buri ruhande M23 ikamenya iti dufite abakinshasa bangana gutya, twabwiye ko abari bemerewe gutangwa ku munsi w'ejo nubwo bitakozwe. Ku ruhande rwa M23 bari 136, ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa bari 311, something like that. Ariko ubwo noneho kugenzura umubare nyawo w'imfungwa no kumenya niba bose ari abasirikare cyangwa se harimo n'abasivili, ibyo byose ni icyo nakwita nka verification problem, cyangwa se kureba, donc kubigenzura neza. Niho ikibazo kiba ni ikibazo nacyo kiba cyabaye ingorabahizi. Ariko ibi ngo bishobora donc no kubireba aho baherereye nyine n'imiterere yabo, ariko ngo ibi bishobora gutinza cyangwa se gutuma amasezerano apfuba burundu. Ibi nabyo bishobora gutuma noneho bigatinza. Ariko ikibazo se hari uruhande rwigeze ruvuga ruti dukomeje kugorwa no kumenya ngo izi mfungwa
ni zingahe, ni bantu ki, ni abasivile se, ni abasirikare. Nta ruhande rugeze rurekana ngo ruvuge ruti impamvu yatumye tudashyira mu bikorwa iby'aya masezerano iyi gahunda nuko twagowe no kumenya umubare nyawo w'imfungwa dufite. Nta ruhande na rumwe rugeze rutangaza ibi, ariko abasesenguzi bavuga bati iki ni kimwe mu bishobora gukora kugira ngo hatinzwe ishyirwa mu bikorwa ry'ayo masezerano. Donc nanone kandi mbibutsa ko aho nari ntangiye mbibabwira nta bihano biri kugenerwa abadashyira mu bikorwa ibikubiye muri aya masezerano. Ni nayo rero ikaba impamvu nyamukuru ituma buri ruhande rwirangagiza gushyira mu bikorwa ibijyanye n'aya masezerano. Hanyuma ibi rero ngo bishobora gutinza cyangwa se gutuma amasezerano apfuba burundu, donc bikibagirana. Ikindi abasesenguzi bari guhurizaho ibihe by'umutekano ku rugamba, kuko niba imirwano ikomeje nta mutekano uhagije wo kugumana imfungwa uhari. Impande zombi zitinya kugenda mu bice bidatekanye. Ni ukuvuga ngo iki rero nacyo ni kimwe mu biri kugenda bigarukwaho, ni gahunda yo guhererekanya imfungwa hagati ya guverinoma Kinshasa ndetse na AFC M23 yagombaga gushyirwa mu bikorwa ku munsi w'ejo tariki kuwa mbere tariki 27 Mata 2026, ariko nta n'akanuno. Kinshasa ntacyo yabivuzeho, Amerika ntacyo M23 ntacyo yabivuzeho, abahuza Qatar, Togo, AU, Amerika ntacyo babivugaho. Aka kanya nagira ngo dusangire ibitekerezo, ese aya masezerano basinya ni ibintu, ni ikintu kiremereye mu by'ukuri buri ruhande runyotewe gushyira mu bikorwa, cyangwa intambara niko karyo, niho hava karyo. Buri ruhande rurashaka ko intambara ikomeza, impamvu zo gukomeza urugamba zigakomeza kubaho, hanyuma izo nyungu twasanze mu byatangajwe n'abasesenguzi batandukanye zigakomeza kuboneka. Dusangire ibitekerezo kuri iyi ngingo, mbashimira cyane. Hanyuma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo haravugwa, ubwo tukivuga ku masezerano, ariko reka maze babwire ko Kinshasa kwa Perezida Tshisekedi, umutwe w'abadepite mu nteko nshinga amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wemeje amasezerano y'amahoro n'ubufatanye mu iterambere ry'ubukungu iki gihugu cyagiranye n'u Rwanda tariki 4 Ukuboza 2025. Itora ryayobowe na Vice Perezida wa mbere w'umutwe w'abadepite yitwa Jean-Claude Chilumbanyi ku munsi w'ejo kuwa mbere tariki 27 z'ukwa 4 2026. Abadepite 371 muri 372 nibo bitabiriye iryo tora ndetse bashyigikiye aya masezerano. Nyuma y'iri tora, Perezida w'umutwe w'abadepite yitwa Aimé Boji Sangala, uyu yasabye leta ya Kongo gushyiraho uburyo bufatika bwatuma abari mu mitwe yitwaje intwaro bujuje ibisabwa bajya mu nzego z'umutekano kugira ngo amahoro arambye aboneke mu gihugu cyabo. Hanyuma abadepite bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi bagaragaje ko leta yabo ikwiye gushyira imbaraga mu gushyira mu bikorwa amasezerano y'ubufatanye yagiranye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Kuboza 2025, cyane cyane arebana n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. N'amasezerano u Rwanda na Kongo byagiranye agizwe n'ibice bibiri by'umutekano. Mu by'ukuri icy'umutekano kirimo gusenya umutwe w'iterabwoba FDLR ndetse no gukuraho ingamba z'ubwirinzi, n'icy'ubufatanye bw'akarere mu iterambere ry'ubukungu, kandi Amerika mu by'ukuri ikabugiramo uruhare. Ubufatanye ibihugu byumvikanye ndetse ko bizagira cyangwa se bizagirana burimo ubwo gutuma ubufatanye ibihugu byombi byumvikanye ko buzagirana burimo ubwo gutunganya no gucuruza amabuye y'agaciro, harimo kubaka ibikorwa remezo birimo urugomero rw'amashanyarazi ndetse n'ibyambu, ubucuruzi bwambukiranya umupaka ndetse no kubungabunga umutekano wa parike z'ibihugu. Hanyuma ubwo reka tugaruke noneho muri teritwari ya Masisi, mbabwira amakuru ari guturukayo, ni updates cyangwa se ni amakuru ari kugenda agarukwaho n'abakurikiranira hafi ibiri kubera hariya muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho kuri ubu ngubu amarira akomeje kuba mariba ku baturage batuye muri teritwari ya Masisi muri axe
za Masisi birumvikana bivugwa neza ko hari ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikomeje gukorwa nabo ku ruhande rwa Kinshasa by'umwihariko Wazalendo ndetse na FARDC. Ahangaha bavuze Wazalendo ariko muri no minsi hari ikintu Kinshasa yatangiye ahari ibikorwa by'ubugizi bwa nabi FARDC ntikivugwa, havugwa Wazalendo ndetse murabizi ko Kinshasa nubwo Wazalendo ikorera mu nyungu za Kinshasa ariko Kinshasa bavuga ko ibyaha bikorwa na Wazalendo ari ibyabo bwite nk'umutwe w'inyeshyamba nyine nk'imitwe y'inyeshyamba ikorera mu Burasirazuba bwa Kongo. Ariko murabizi ko nta kwaha ntaki hagati ya Kinshasa na Wazalendo hagati ya FARDC na Wazalendo, ndetse muri no minsi hanzuye ko Wazalendo ngo zitazongera no kwambara imyambaro ya FARDC kugira ngo ibyaha bazajya bakora bizajya bibabarwaho Kinshasa itakivuzwe. Nukuvuga ngo FARDC izajya biri kumwe na Wazalendo bakora ibyo bikorwa, ariko kandi hagaragazwe Wazalendo kubera ko izabiri mu mwambaro wihariye uri special udasa n'uwa FARDC. Ubwo rero n'abasirikare ba FARDC nibo bakora ibyo byaha bizitirirwa Wazalendo, birumvikana cyane. Ubwo rero mu gace ka hano muri teritwari ya Masisi muri groupement ya Bigira, ahangaha muri localité ya Kalingi muri centre ya Rushebere ya kabiri, amakuru atugeraho na amakuru mabi cyane avuga ko Abazalendo bishe abagabo 4 ndetse ngo babishe bakoresheje intwaro gakondo, ubwo ni imihoro, amacumu. Ariko kandi muri abo bishwe harimo umumotari umwe, umupasiteri w'idini rya Sepak nawe yishwe. Birumvikana ko birababaje cyane. Twamenye ko kandi Wazalendo bari gukora urugomo rukabije mu bice biri kugenzurwa na AFC M23. Aha rero na M23 kugira ngo irebe uburyo iki kibazo ikivugutira umuti kandi ikivugutire umuti urambye nkuko nubundi isanzwe ibikora cyangwa se ibigenza. Kumva ko Wazalendo zaje zigakora ibikorwa nk'ibi mu bice bigenzurwa na M23 na kamaramaza. Abenshi bavuze bati M23 hari ibyisabwa gukora, hari uburyo isabwa kongera kuba maso kugira ngo abaturage baticwa mu buryo bugiye butandukanye. Bishwe n'igisirikare cya Kongo ndetse na Wazalendo bafatanya. Hanyuma reka turebere hamwe noneho ibiri gutangazwa magingaya aka kanya. Impande zombi ziri kwitegura urugamba nyuma y'ikari y'amasezerano adashyizwe mu bikorwa. Impande zombi ziri kwitegura urugamba nyuma y'uko hashize amasaha nyine makeya bimenyekanye ko nta ruhande rwigeze rushyira mu bikorwa ibikubiye mu masezerano rwasinye nko guhererekanya imfungwa n'ibindi. Ariko noneho ibintu bigiye kuba nakamarabaza, haribazwa igishobora gukurikiraho ku mpande zombi. Impande zombi zari zumvikanye ko mu minsi 10 gusa hazaba harerekanyijwe imfungwa, ariko iyo minsi iganiye ku musozo nta gitangaza cyangwa se nta gikozwe, nta kimenyetso na kimwe kigaragaza yuko buri ruhande rwashyize ibikorwa ibyo rwasabwaga. Ubwo rero amakuru ari gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane ku mpande zombi aragaragaza ko hari imyiteguro y'urugamba. Hari imyiteguro y'urugamba. Igisirikare cya Kongo FARDC kiravuga ko cyangwa se kirashinja ko RDF yahaye M23 intwaro zikomeye cyane ngo zishobora guhangana n'ibitero byo mu kirere. Bavuga ko ngo izo ntwaro M23 yanazikoresheje, zimeze nk'izo M23 yakoresheje ubwo yafataga agace ka Nyangezi muri Kivu y'Amajyepfo, aho zanabafashije ngo kongera gufata Uvira. Ku rundi ruhande ariko M23 nayo yaravuga ko Kinshasa nayo iri kongera cyangwa se kudeployinga intwaro n'abarwanyi mu bice bitandukanye. Ibi byose rero bikerekana ko imirwano ishobora kongera kubura isaha yari yose hagati y'impande zombi zihanganye. Muri teritwari ya mu ntara y'Ituri naho haraturuka amakuru akomeye cyane anihutirwa. Biravugwa neza ko hari igitero cy'abitwaje intwaro cyatangajwe amasaha y'igitondo cyo kuri uyu wa kabiri tariki 28 Mata mu gace ka Pimbo kari ku muhanda route nationale 27 ku ntera irenga kilometero 50 uvuye mu mujyi wa Bunia. Nkuko amakuru aturuka ku bayobozi gakondo baho abivuga, bamwe mu bagize uyu mutwe witwaje intwaro witwa ngo ni Convention pour la Révolution Populaire cyangwa se CRP, uvugwa ko ufitanye isano na Thomas Lubanga, baba ngo binjiye mu by'ukuri mu buryo bw'ibanga nijoro baturutse mu gace ka Lenga.
binjira Pamba. Abarwanyi ngo bahise bafata imyanya mu mudugudu itandukanye harimo ahitwa ngo ni Bassa na Lilo, mu matsinda ya Lona ndetse na Lodskapa mu bwami bwa Bahema Bajele, ndetse muri aka gace nk'uko amakuru aturuka ku bayobozi gakondo baho ngaho abivuga ngo bamwe mu bagize umutwe twaje intwaro witwa ngo ni Convention pour la Révolution Populaire CRP uvuga ko ufitanye isano n'uwitwa Thomas Lubanga baba binjiye mu buryo bw'ibanga nijoro baturutse mu gace ka Lenga. Abarwanyi ngo bahise bafata imyanya mu midugudu itandukanye harimo Bassa la Lilo ndetse n'ahitwa ngo ni Lona ndetse na Lodskapa mu bwami bwa Bahema Bajele ndetse no muri Mayalibo nk'uko bigaragara ni mu bwami bwa Mambisa. Nibura abantu 6 bamaze kumenyekana ko bapfuye barimo abasivile 3 nk'uko aya makuru akomeza bivuga. Icyo gitero kibasiye ibirindiro by'ingabo za Republika Demokarasi ya Kongo FARDC biri Pimbo ahagana amasaha ya saa 9 z'igitondo, ubwo ni mu rukerera rwo kuri uyu munsi wa 2 tariki 28 Mata 2026. Biteye agahinda cyane. Hanyuma reka mbabwire ko dusoreze kuri iyi nkuru iri kugarukwaho nyuma y'uko umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda CG Felix Namuhoranye yari kumwe n'umunyamabanga mukuru wa RIB ni Colonel Retired Pacifique Kabanda na ambasaderi w'u Rwanda muri Singapore Innocent Muhizi ku munsi w'ejo kuwa mbere bagiranye ibiganiro n'umuyobozi wa polisi ya Singapore yitwa Ho Kwang Hui. Hanyuma ibiganiro byibanze ku gushimangira ubufatanye, guteza imbere ikoreshwa ry'ikoranabuhanga mu gipolisi no guhangana n'ibyaha bigenda bivuka nk'uko polisi y'u Rwanda yabyemeje ku rubuga rwayo rwa X yoza Twitter. Intumwa z'u Rwanda biteganyijwe ko kuri wa 2 zitabira inama iteganyijwe yiswe ni Milipol Tech Summit, ikaba igamije kurebera hamwe uburyo bwo guteza imbere ubutwererane mpuzamahanga mu bijyanye n'umutekano binyuze mu guhanga udushya mu ikoranabuhanga rigezweho. Hanyuma polisi y'u Rwanda n'iya Singapore zifitanye amasezerano y'ubufatanye yashyizweho umukono mu kwezi kwa Kanama 2022 agamijwe guteza imbere ubufatanye mu kubaka ubushobozi ndetse no gukumira no guhangana n'ibyaha byambukiranya imipaka. Ayo masezerano akubiyemo kandi gushimangira ubufatanye muri gahunda zitandukanye z'amahugurwa, guhanahana ubunararibonye, gusangira amakuru, gufatanyiriza hamwe mu bikorwa byo kurwanya ibyaha no kurinda umutekano n'ituze rusange ry'abaturage b'ibihugu byombi hagati y'u Rwanda na Singapore. Hari kandi ubufatanye mu bikorwa byo kurwanya ibyaha by'ikoranabuhanga, icuruzwa ry'abantu, ihohoterwa rikorerwa abana hifashishijwe imbuga nkoranyambaga, iyezandonke n'ibindi byaha bifitanye isano, magendu n'ubucuruzi bw'intwaro bunyuranyije n'amategeko, n'ikwirakwizwa ry'amasasu ndetse n'ibiturika. Yes, ngayo nguko rero reka mbashimire cyane kubana natwe muri aya makuru yo kuri aya manywa yo kuwa 2 tariki 28 Mata 2026 5 kuri 5 hano kuri Ibakwe Media TV. Turakomeza kubana.